Turabashuhuje aho muherereye mu duce tw'igihugu cyacu ndetse no hanze yacyo, mwese mukomeze kumererwa neza. Tugiye rero gukomeza kubagezaho inkuru mbarankuru igice cyayo cya 6. Burya ingo zibamo byinshi, hari abantu bitiranya ibintu, bakubaka urugo bitiranya ibintu ugasanga ntibigenze neza. Ni umusore utwandikiye utubwira ko ubwiyemezi bwe aribwo bwagejeje umugore we mu mva. Ngo nari nzi ko kuba umugabo ari ukuba umuyobozi uri hejuru cyane kandi utavugirwamo, kugeza ubwo umugore wanjye yabonye ko kwiyambura ubuzima ariyo nzira yonyine yatuma mfunguka ku maso nkamenya agahinda namuteye. Ngo sinigeze ntangaza iyi nkuru na mbere, ariko wenda nuyumva ushobora kuzatabara umugore wawe urimo guca inyuma uyu munsi. Mu byo nagejejemo umugore wanjye simbashe gusobanukirwa. Umunsi nahuraga n'umugore wanjye yari umukobwa mwiza wiyoroshya kandi unyubaha cyane. Yakundaga kumbwira ngo utuma numva ntekanye, nanjye nkamusubiza ngo ni inshingano zanjye. Ariko naje kumenya ko kumva utekanye bitandukanye no kumva ukunzwe. Ubuzima bukimara kugenda neza, tumaze kubona buri kimwe, narahindutse cyane bitandukanye. Umugore wanjye rimwe yambwiraga ko ashaka gufungura salo ntoya. Ndangije ndamuseka cyane, ndamubwira ngo ubucuruzi si ubw'abagore nk'abo. Njyewe numvaga agomba kuba umugore nkamumenyera buri kimwe. Yansubije ijambo rimwe gusa agira ati sawa. Sinari nzi ko sawa ye yari uburibwe abitse ku mutima wumuca intege. Nagiye ntangira gutaha ntinze, mpitamo kwirengagiza inkuru yakundaga kumbwira. Iyo twabaga turi kumwe nirengagizaga amarangamutima ye. Iyo yariraga nabifataga nko gushaka kunyiteteshaho. Natekerezaga ko kumuhumuriza bingira umunyantege nke. Nari narabaye umuntu wiyemera cyane. Nyuma umugore wanjye yaje kugira ikibazo, inda yari atwite y'umwana wacu w'imfura ivamo. Yari mu mezi 5. Byatangiye ari kuva amaraso, hari nijoro. Icyo gihe sinari mu rugo. Yarampamagaye ariko nari mu kabari, sinigeze mwitaho ngo numve icyo yari ari kumpamagarira. Ngera mu rugo nasanze yicaye hasi yuzuranye amaraso ku myenda ye, afashe kamwe mu twenda yari yatangiye kugurira umwana wacu. Yambwiye mu ijwi rituze ryuzuye umubabaro, ari nako atemba amarira ku maso ati twabuze umwana wacu. Kuva uwo munsi noneho ibintu byatangiye kuba bibi cyane hagati yanjye n'umugore wanjye. Umubano wacu waragiye urangirika. Urugo rwacu rutwikirwa n'umwijima w'icuraburindi. Natangiye noneho kujya nanamukubita. Natangiye kujya numva ari uburangare bwe kuba umwana wacu yarapfuye, ariko nanone nkongera nkumva nanjye iyo nza kumwitaba ririya joro nari buhite ntaha nkamufasha kugeza umwana kwa muganga. Ariko kubera nari narahindutse umugabo utemera amakosa, n'ubundi byose niwe nabishinjaga. Iryo joro tuburamo umwana wacu ryaramushenguye bikomeye. Yarize kugeza ijwi rimubanye rito. Nahagaze aho nuzuye umujinya mwinshi. Aho kumuhumuriza, umujinya sinawuterwaga n'ibyabaye, ahubwo nawuterwaga no kuba yatumaga numva mfite ikosa. Ibyo nibyo kwishyira hejuru, gukora kugera kubona utabona ububabare bw'umugore wawe, akaba ariyo mpamvu ikurakaza.
Nyuma yo gushyingura umwana wacu byose byarahindutse. Nta ndirimbo, nta gusenga, nta munezero. Mu rugo hahoragamo umushiha kandi uturuka kuri njyewe. Urugo rwacu rwaracecetse ruba nk'urukonje. yaringaniraga n'ameza, ubundi agahita ajya kuryama atavuga. Hari ubwo numvaga aririra muri dushe, nkumva ararira adasohora umwuka, ariko nkumva ni ubutesi, nkakomeza nkiryamira. Uwo ni we mugabo nari narahindutse we. Umugabo washoboraga kuryama iruhande rw'umuntu ufite umutima ushavuye, ariko njyewe nkisinzira nta kibazo. Umunsi umwe yarambajije ati, uracyankunda? Sinamurebye, nakomeje kubika umutwe muri telefone, musubiza ntanabyitayeho nti, kuba tukiri kubana se hari ikindi bisobanuye? We n'ijwi rito yaransubije ngo, uri hano ariko umutima wawe ntuhari. Yahise aceceka kuva uwo munsi, atangira kujya akunda kwandika muri dayari ye buri munsi. Buri mugoroba yajyaga kwicara hanze, nkabona arimo aratekereza cyane, naho njye nkakomeza kwibera muri telefone mpuze cyane. Rimwe naramubajije nseka nti, uri kwandika amabaruwa y'urukundo? Yansekeye gahoro arambwira ngo ni ibintu bisa nk'ibyo. Umunsi umwe yaransabye ngo tujyane nawe gusenga, naramubwiye nti reka, ibyo bintu byo gushyira amarangamutima hejuru, amasengesho ntacyo yahindura ku cyapfuye. Ntiyagize icyo avuga, yarahindukiye aragenda asenga wenyine. Uwo ni wo munsi wa nyuma yasabye kujyana nawe gusenga. Rero bakunzi bacu, igice cyacu nahangaha tugisoreje. Ubutaha tuzabagezaho pariti yayo ya 3, kandi wibuke gukanda follow cyangwa kugasaraba hejuru ya like kugira ngo pariti yindi itazagucika. Yari umukunzi wanyu rero ubakunda cyane. Bye bye.